Yes, welcome to Bear Company Limited TV show. Iki ni ikiganiro mutegurwa na Bear Company. Nge ndi Emmanuel Ntakimana. Abantu rero tuderukanye ndabasuhuje mwese abari muri diaspora, abari mu bihugu dutandukanye, abari mu bihugu bya Nairobi, Kenya, abari mu Bugande, Tanzania, Burundi ndetse na Congo. Mwese turabasuhuje muri inshuti zacu kandi turabakunda cyane. Uyu munsi rero ndagarutse ariko kubashashe reka manzi ngira akantu mbabwira ku bantu murebye video bwa mbere. Iyi ni Bear Company, iyi akaba ari company bafasha ku bintu bijyanye no guhaha ibyo kurya kandi bitandukanye. Company bafasha ibintu bijyanye no guhaha ibyo kurya. Murabizi ko mw'iki gihe ikintu cyitwa umwanya, ikintu cyitwa igihe ni kimwe mu bintu bigoranye cyane, kandi muzi ko amasaha menshi tuba turi mu kazi. Bear Company rero ibereho kugira ngo tubafashe kubahahira ibyo kurya byinshi kandi bitandukanye. Ibyo byo kurya harimo imboga nziza ziri fresh zikigera ku isoko, hanyuma tukabahahira imbuto nziza nazo ziri fresh, tukabahahira ibirungo, tukabashyiriramo ibitukomoka ku matungo, inyama, amafi, ibintu bitandukanye byinshi. Rero urumva ko n'iby'agaciro kuba urebye ino video kuko ishobora kugufasha ibintu bikomeye cyane. Murabizi ko abantu benshi mukunda guhaha ibyo kurya kandi ugasanga ibyo muhashye byamaze kwangirika, rimwe na rimwe bimaze igihe mu mabotike, bimaze igihe aho babicururiza, ugasanga ibirungo byamaze kuma. Rero buriya ngo imboga cyangwa ibirungo bitari fresh, bidaciriweho burya nkaho nta kintu bimaze, kuko byamaze gutakaza umwimerere, byamaze gutakaza intungamubiri zabyo, kuko nimba usanze dodo zamaze kuraba zumye, burya ushatse wareka no kuzigura ko nta cyo ugiye kurya, nta kintu kiba kirimo, nta ntungamubiri ziba zikirimo. Ikindi imbuto bura ni kimwe mu bintu bikunda kwangirika. Ufate nk'amaronje, imyembe, amapapayi ndetse n'ibindi, buriya usanze biri ahantu yamaze iminsi 3 n'itanu biba byatangiye gupfa. Ni handi ubona umwembe wuhashye umeze neza ureba ku maso, ariko waza kuwukata iwawe ugiye kuwutegura kugira ngo ubashe gutegura juice cyangwa utegura imbuto zo kurya, ugasanga wamaze kwangirika mbere warapfuye, kuko buri umwembe cyangwa n'izindi mbuto zose ziba zifite igihe zikwiye kuba zimara, kandi ziba zifite igihe uburyo zigomba kuba zibikwamo. Ibyo ni ikintu ugomba kumenya cyane. Rero mbahaye ikaze utuntu manje kunyuzamo kugira ngo bashe kumenya ibijya mbere. Ariko iyi video ndabizi ko igiye kugushimisha, cyane cyane ko tugiye kuganira ku tuntu dutandukanye, tugira tukubwira n'amakuru atandukanye ari ku isoko. Nimba uri muri Kigali rero tega amatwi cyane, cyangwa uri mu bice byegereye umujyi wa Kigali. Rero reka mbabwire ko uyu munsi ndifuza ko tuganira ku buryo bwo kuba twabika imbuto zacu, ndetse n'uburyo dukwiye kuba tuzitunganya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uburyo bwo kuba tumenya uburyo dukwiye kuba duhaha imbuto, hanyuma nizo dukwiye kuba duhaha. Si ngombwa ngo ufate imbuto uzuze firigo ushyiremo nyinshi cyane, ahubwo guhaha nkeya zikimeze neza ukazikonsoma mu minsi mikeya, ubundi ukongera ugahaha izindi. Ibyo nibyo byiza. Naho gufata imbuto kuzuza firigo zikuzura zikaba nyinshi ngo uzazikoresha igihe kingana n'ukwezi, buriya habamo usanga harimo izatanye igihe kingana uko zigenda zimara iminsi myinshi, niko ziba zitangira kugenda zitakaza umwimerere wazo. Burya ni byiza ahubwo kururya rukiri fresh, urubuto baciye rumaze iminsi 2, 3, cyangwa imboga cyangwa ibirungo, ukabikoresha bikimeze neza, bitari byatangira guhinduka no guhindura uburyo bwabyo bwo mwimerere. Kwe kubirya bikiri umwimerere bikimeze neza. Yes. Rero niba ukunda kubuhaha stock, uhaha ibintu byinshi kandi bitandukanye, ukeneye kubuhahira ukwezi, kimwe mu bintu bijya bigora abantu mu buryo bwo guhaha harimo imbuto, ibirungo ndetse n'imboga. Mu abantu bahera ukwezi bakora stock y'ukwezi, nukuvuga ngo kumanaginga uburyo bwo guhaha imbuto, ibirungo ndetse n'imboga bikunda kugora abantu. Hari avuga ati mfite amafaranga, agahita agahahira ukwezi imbuto, imboga ndetse n'ibirungo. Rero bikunda kubamo ikibazo gikomeye ko usanga bya bintu rimwe na rimwe firigo inanirwa kuba ibikipinga neza, cyangwa rimwe na rimwe ugasanga abantu ntibazi temperature yo kuba bagomba kubikamo imbuto, bagapfa gushyira, ugasanga bafashe imbuto bazishyiza muri freezer, bafashe imbuto bazishyiza muri firigo iri buze kugera kuri dogere 2, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Kandi imbuto nazo burya ziba zibikwa muri dogere runaka. Hari dogere ziba zaragenewe amafirigo, hari amafirigo ari specific abika imbuto, hari n'amafirigo atemerewe kujyamo imbuto bitewe n'uko ubukonje bw'ayo mafirigo butaregeye ku buryo bwa classification, ku buryo bwo kuba bugiye butandukanyemo.
bugiye buvuga ati iki cyumba kigenewe imbuto, iki kigenewe ibintu by'ama drinks, ama juice n'ibindi, iki kigenewe freezer, inyama, iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga umuntu afoye kugura arahashya ariko ashyize muri frigo, ugasanga byo za mbuto ze zirangiritse, ugasabira jya bimugora, bimwe arabijugunya, ibindi akagira ute akabati wenda byari bipfuye atari nayo mpamvu. Hari inama nshobora kukugira, nimba uri muri Kigali, nimba uri mu nkengero za Kigali, cyangwa uri mu ntara aho wari uri hose mu gihugu, ariko cyane cyane ko twe Beya Company dukorana n'abantu bari mu bice bya Kigali, abari mu ntara, cyakora icyo twageraho no kuba twajya mu mahanga, ariko nabyo tuzabigeraho gake gake. Rero inama nakugira nuko wakorana n'abantu, wakorana n'isoko nka Beya n'urugero, cyangwa se abandi bantu musanzwe mukorana mu guhaha imbuto, bakajya bakugurisha imbuto zimeze neza kandi ku buryo ukoresha iminsi mike ukongera ukagaruka bakaguha izindi. Ndatekereza uri kumva icyo kintu. Niba uguze imyembe, amaronji, uguze inanasi, amapome, imbuto zose muri rusange, uguze ibirungo, amaspinach, amasereri, amabrokoli, amakokombre, uguze imboga, amashu, intoryi, inyanya n'ibindi, ikiza igitekerezo kiza nuko wakorana na company ibibona mu buryo bworoshye, noneho ikabiguha, ikagenda ibiguhereza mu byiciro. Ubyibuze ugahaha rimwe mu cyumweru, ugahaha ibyo ushobora gukonsoma igihe kingana n'icyumweru. Nimba ufite bije yuko imbuto, imboga n'icyo wahahishaga ibihumbi wenda 300, iryitanu se 200, bitewe nuko buri wese afite bije nuko akonsoma, bitewe n'umubare w'abantu bakonsoma mu rugo, ku buryo byibuze uzajya uhaha imboga, imbuto n'ibirungo mu gihe bitari buze kurenza icyumweru. Si byiza ko usanga ibirungo byarabye, usanze imboga zamaze kuraba, byapfu. Icyo gihe uri kurya ibintu bidafite umwimerere, uri kurya ibintu bidafite umwimerere. Kora ku buryo imboga, imbuto n'ibirungo ibyo byose bishobora kwangirika, uzajya ubihaha byibuze rimwe mu cyumweru. Impamvu tubabwira ibintu uko na Beya Company tuduhahira abantu, company ihahira abantu, duhahira ibyo bintu byose tukubwira. Ugasanga umuntu atumye komande ngo ya stock y'ukwezi ku birungo, imboga n'imbuto, nyuma ukazasanga bitangiye kumwangirikana, bitangiye kugira gute. Kandi twebwe tworohereza abantu, twashyizeho system ituma umuntu atuma ibintu bike, ahubwo agatuma mu kwezi nk'inshuro enye kuri bya bintu twavuze biri specific bishobora kwangirika. Buri ibinyampeke nta kibazo bishobora kugira, inyama nuko nta kibazo bishobora kugira, ibintu nk'ibyo. Ariko ibintu bijyanye n'imbuto n'imboga, pay attention, ugomba gushyiramo kwitonda kugira ngo ujye ubirya bimeze neza, bikiri fresh, bigifite ya taste koko. Ugomba kurya urubuto, ukarya imboga, umva bifite taste y'umwimerere, bifite test y'umwimerere. Ikintu kimaze iminsi 30 muri fridge, wumva test bayahindutse nabwo yahindutse. Ako byibuze ukoze ku buryo buri minsi 7 uhaha bya birungo, imbuto ndetse n'imboga, biragufasha cyane, bigatuma ibyo urya wumva bifite imeze neza. Rero nimba utaramenya Beya Company nawe ukanga kwimenya, dufite website ni www.beyamarket.com, www.beyamarket.com, www.beyamarket.com. ubundi ukabasha kubona ibyo serivisi dutanga zose kandi zitandukanye, zose zitandukanye. Hanyuma reka nkubwira aka kantu rero, niba utari wakanda subscribe kuri ino channel, nyamuneka ko ndabizi subscribe izajya igufasha ibintu byinshi. Tugiye kujya tuganira ku bintu bijyanye n'imirire, ibintu bijyanye n'imbuto, ibintu bijyanye n'imirire cyane, kugira ngo mubashe guhaha ibintu musobanukiwe neza, mubashe guhaha bisobanukiwe neza. Niyo mpamvu uyu munsi navuze nti reka tuganire ku buryo bujyanye no guhaha, uburyo bwanya bwo guhaha. Ntabwo ari uguhaha ibintu byinshi cyane. Hari abantu bazi ko guhaha ari gufata ibintu bagahaha, bakuzuza imifuka, bakuzuza amafrigo, bakuzuza iki. Ni byiza, ariko bitewe n'ibyo uri guhaha ibyo ari byo. Hari ibyo ugomba gushyiramo control kugira ngo ubihahe bitaza kuba ari ibyo biza biri buze kwangirika, ukabihaha uvuga uti ibi bintu ngomba kubihaha mu buryo buri frequent, ku buryo uti buri ku cyumweru mujye munyohereza komande, hakaba ari komande ihoraho utuma y'imbuto, imboga, ibirungo n'ibindi mwene birabyangirika byose.
bishobora kwangirika, ukaba ufite komande uhora utuma byibuze rimwe mu cyumweru, ugahaha bike uzakonsomera cyumweru, ugatuma ibindi gutyo. Rero hari ikindi kintu, hari abantu bajya bavuga bati twebwe tugomba kwihahira. Ni byiza cyane, ariko habamo ikintu kimwe. Urugero ngiye kuguhereza, hari umuntu ugenda akajya guhaha Nyabugogo, agiye guhaha imbuto n'imboga, agahahira ba bantu hari abura Nyabugogo, habamo bacuruza karite zirenze 6 zitandukanye ku kintu kimwe. Nimba ari imyembe akaba ari karite zirenze 6, hari karite ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu. Hanyuma ugasanga indi ya gatandatu ariyo ya nyuma, ni zazi ndubona abazunguzayi birirwa batemberana. Izo abazunguzayi batemberana bazirangure ba bandi babona ko za mbuto zigiye gupfa Nyabugogo, bakazabazunguzayi bakirirwa bazigendana. Izo mbuto rero usanga inshuro nyinshi ntabwo ziba zimeze neza, ziba zigiye zifite utubazo kimwe n'ibirungo kimwe n'ibindi bitandukanye. Ariko inama mba nakujya no gukorana ba bantu uzi neza, nukorana n'umuntu uri kugenda ukamuhahira, ntawe muzongera guhurira. Ibaze uguze watermelon y'ibihumbi 4 cyangwa 300 cyangwa 2500, ariko ukigeza mu rugo usanze yarapfuye, wayirebaga ku maso ko yararangiye. Ntawe uri bubaze kuko nta mwahuye gutyo, birumvikana. Ariko mu gihe wahahiye company izwi, iragutoranyiriza ibintu byiza bimeze neza kandi by'umwimerere, hanyuma bajye babikugezaho mu gihe runaka. Nta mpamvu yo kujya ugura ibintu ukubitanye nabyo uhuye nabyo. Ku bintu by'imbuto, imboga n'ibirungo byo ugomba kwitonda, ko nta mpamvu yo kugura ibintu utoya aho ubonye hose, abari gutambuka bose ufata uhuye nawe ngo mpereza, uguze iyo pome uyiguriye mu nzira, ariko wenda imaze icyumweru uwo muntu ayigendana, ayibungana, cyangwa se ayizunguza, cyangwa se nawe yayiranguye aho bari bayimaranye ukwezi muri frigo, yamaze kwangirika, bari kubona ko yatakaje grant yayo, yatakaje igihe ikwiye kubimara, barayimuhaye, nawe ukubitanye nawe mu nzira urayihashye. Ibyo bintu ntahandi nawe wongera wayishyira muri ya frigo ikarangira, ugasanga uhora umena imbuto, uhora ujugunya imboga, uhora ujugunya ibirungo, uhora ugira ute ngo byapfuye, kubera impamvu yuko utaramenya uburyo bwo guhaha bwa nyabwo, uburyo bwo guhaha ibintu by'umwimerere. Reka nkubwira aka kantu, Bear Company Limited, ikintu cya mbere nuko ihahira ku isoko rya Nyabugogo. Buriya Nyabugogo buri mu gitondo hashyika imodoka zipakiye ibintu bivuye mu ntara. Mu majyaruguru havayo amatunda, havayo ibinyomoro, havayo amashu, havayo ibintu byinshi bitandukanye. Ibice by'uburasirazuba havayo ibintu bijyanye n'imboga ndetse n'ibirungo. Ibintu byose by'imboga bura mu bino bishanga byo mu burasirazuba biba bihari byinshi. Buri mu gitondo hari Nyabugogo hapakururwa imbuto, imboga ndetse n'ibirungo. Hanyuma hari ibindi bintu hari izindi mbuto ziva hanze. Hari amaronja ava Tanzania, hari imyembe iva Tanzania, hari amapome ava hanze mu za Misiri n'ahandi. Ibyo byose bigera hariya Nyabugogo. Kugira bigere Nyabugogo nuko babanje kwishyiraho S-Mark, byamaze kwemezwa ko bifite ubuziranenge. Rero bigera mu gihugu gifite ubuziranenge. Iyo bigeze Nyabugogo natwe duhita tugira dute tubigura bikihagera, bamaze kubona ko bifite ubuziranenge, tugahita tubikugezaho. Ariko bimaze amezi cyangwa ukwezi biri mu supermarket n'urugero, cyangwa se biri mu mashop runaka, urumva biri kugenda bitakaza iki wamwimerera. Ariko twe tubita tubihaha uwo mwanya bikihagera, tukabikoherereza nawe ukabikonsoma, sibyo? Ni byiza gusobanukirwa kurushaho. Hanyuma Bear Company Limited icyo tubafasha icyo gihe twe n'ukubahahira ibicuruzwa bihageza ko kanya, imbuto zihageza, imboga niba zivuye mu Bugesera n'urugero, amashu, spinach, celery, epinare, romari n'ibindi bitandukanye. Iyo bitugezeho natwe duhita tugira dute, duhita tubigura bikiri fresh, bahagera saa 10 za mu gitondo tuba duhari. Company bihari, dufite ibyangombwa byemewe na RDB, dukora mu buryo bw'umwuga, dufite abakozi, dufite delivery, dufite muri Kigali dukoresha moto, hanyuma mu ntara dukoresha imodoka mu buryo bwa kuriye. Ibyo byo rwose cyarakemutse nta kibazo. Hanyuma duhita tubikohereza, tubiguhera ku kiranguzo, kandi bikimeze neza, biryoshye, bimeze neza cyane. Hanyuma icyo dukora twe nta kindi nuko ibyo bintu utumije, commande utumije, tuyikoherereza ukayishyura ari imaze kukugeraho. Aka kantu ushobora kugasubiramo kugira ukumve neza. Iyo utumye commande, iyo utanze order uyihaye ukodaringa kuri Bear Company, ukodaringa ibyo utumye, nukuvuga ngo ubyishyura uko bikugezaho, maze kubona ko ibiro watumye, ingano y'ibyo watumye yuzuye,
yuzuye neza kandi bimeze neza, nta cyangiritse kirimo, ubundi twarangiza ukishyura umaze kubona ko nta kibazo bifite. Iyo ni serivisi ya mbere. Icya kabiri, muri Kigali wishyura amafaranga 1500 aho waba uri hose muri Kigali. Ni ukuvuga ngo delivery n'amafaranga 1500. Noneho nta mafaranga yo guhata guca, kubera ko twe tuba twaranguye nawe tukaguhera ku kiranguzo. Ni ukuvuga ngo naba abantu baba bagenda naba abantu bagenda bacuruza mu ntara baturangurira ibirongo ko dufatira abahinzi babivana mu ntara bakabizana tukabifata, ubundi ba abantu bavuye mu ntara bo muri Kigali za Kabuga za Kimironko za hehe bakaza natwe tukabahereza. Igiciro tubaheraho rero nico namwe twita tugira gute tubaheraho, ubundi tukabibohereza kuri delivery, mukabyakira, mwarangiza mukabona kwishyura bimaze kubageraho. Urumva ko serivisi imeze neza cyane. Ikindi nakuvuga nuko dufite urubuga rwa WhatsApp, muri comment urabonamo numero ya WhatsApp ndetse naho kuri screen, aho ushobora kujoininga. Muri comment turashyiramo link ya WhatsApp group aho ushobora kujoininga nimba ukenera izo serivisi zo guhaha uri muri Kigali. Biragufasha cyane, ubundi buri munsi buri gihe tukagufasha, nta kibazo, igihe cyose tuba twiteguye. Rero niba wari ufite ikibazo cy'usanga ibintu utaragira home management, utari wagira home management mu rugo rwawe, kumenya ngo ibintu ngomba kubihamwe uburyo ugasaho mu kajagari mu kavuyo mukiye, usanga ucyambere urahendwa. Icyo nico cyambere. Iyo uhaye ibintu mu kajagari, icyambere urahendwa. Iyo uhaye ibintu mu kajagari ntabwo uri connect n'isoko ngo umenye ibiciro bya buri munsi, ngo umenye ibiciro bya buri munsi uhahiraho uko ibiciro bimeze. Numa Beya Company icyo dukora biri muri group muri WhatsApp, kuri WhatsApp uri muri groupe, cyangwa se waramaze kutwandikira ko ukeneye kujya umenya ibiciro bya buri munsi tuguha ibiciro biri ku isoko. Urugero, niba uyu munsi pome iri kugura amafaranga, pome imwe PS imwe iri kugura amafaranga 500, urarumenye ko iri kugura 500. Nimba uyu munsi iri kugura 550, urarumenye ko iri kugura 550. Nimba uyu munsi iri kugura angahe, urarumenye igiciro cya buri munsi kiri ku isoko uwo munsi, ubundi ukodaringa oda yawe ushaka bikakugeraho nta kibazo kibayeho. Rero twebwe ntabwo duharanira ngo umukiriya yodaringe byinshi, oya, kodaringa byinshi sico kibazo, ahubwo kodaringa bike uza gukonsoma neza, ahubwo ukajya wodaringa inshuro nyinshi mu kwezi, aho kugira ngo nimba ubona mu cyumweru yutumye ibirungo cyangwa yutumye imbuto cyangwa iki bipfa mu cyumweru, duha order y'iminsi 3, sibyo? Duhereza order y'iminsi, uduha order y'iminsi 3. None ya order y'iminsi 3 yarangira tukaba tuyifite mu buryo buhoraho, buri minsi 3 tukakuzanira. Ushobora kuba turi minsi 3 mujye muri minsi 6 mujye munzanira, ushobora kuba turi mu minsi 7 mujye munzanira, ibintu nk'ibyo. Gusa sinakugira inama yo kujya utuma imbuto rimwe mu kwezi ngo tumenye nshubike, oya, icyo kintu ngere mbona mu by'ukuri kiba kigize. Ikindi nagira ngo tuvugeho, hari akantu nakubwira kamwe, ukwiye kuvuga uti ku kijyanye n'imbuto cyane ukwiye gusetinga buryo ki ukwiye konsoma izo mbuto n'abantu muri kumwe aho ngaho, kubera ko uzasanga wujuje firigo ibintu imbuto z'amoko yose atandukanye. Imbuto n'ubuzima, icyo nicyo cyambere ugomba kumenya. Rero menya uburyo ki izo mbuto ukwiye kuba abari mu rugo bazikonsoma, kubera ko hari imbuto uzasanga inshuro nyinshi abantu bo mu rugo bibandaho. Nimba ari pome, ugasanga abantu benshi igihe cyose ushyizemo pome, uzanye pome zireta zirangira, igihe cyose uzanye pome zireta zirangira, bitewe nuko abantu bo mu rugo bakunda izo pome cyane. Icyo gihe rero ikintu uraza gukora nta kindi, nuko mu mbuto uraza kujya nuko ngo umuntu uri mu rugo ukwiye kumumenyereza ko ararya imbuto zihari, kubera ko nushyira watermelon muri frigo ikaba irimo aho ngaho abantu bahari baraza kurya za watermelon, ariko nushyiramo pome ugashyiramo watermelon ugashyiramo imineke ugashyiramo ubwoko nka 15 butandukanye, umuntu nyine hari izo atazarya ukadusanga zagupfanye, kubera ko rwa rubuto ntibarukoraho, ahubwo barifatira za zindi. Ni byiza rero kubimanaginga byose kugira ngo bibe bigenda neza. Hanyuma rero reka nkubwire ngo nyamuneka ni byiza ko umenya amakuru nk'aya ngaya yasangiza abandi, ukavuga ati company iri gufasha abantu imeze gutya, banza joining ukanda subscribe kugira ngo tujye tukugezaho ibiganiro bitandukanye. Ubu tugiye kujya tujya mu masoko tukwereke rwose isoko bimeze bitya, ubone turi kuri video
urebe umenye pome zimeze zitya zirangurwa zitya. Numva ngo pome ushaka kudahendwa ugura kuko bita agakurete. Numva ngo aba ari ikarito irimo udukurete twinshi, none buri gakurete kaba karimo pome y'umubare runaka. Uko ubu ngubu pome ikarito yose irimo pome 100 hafi na 50 gutyo, usanga iri ku bihumbi 78 iki, none ugasanga ka gakurete kamwe kari mu bihumbi 10 ibintu nk'ibyo. Rero iyo utuma gutyo urahendukirwa ugasanga ihagaze amafaranga make, kandi karite ya mbere nomero ya mbere twe duhaha karite ya mbere gusa nomero ya mbere, ntabwo tujya duhaha karite ya kabiri cyangwa izindi quality, duhaha karite ya mbere yonyine. Icyo gihe bituma umukiriya nyine arya ibintu bimeze neza, biri fresh bifite test, so ku buryo wumva ko imbuto uri kurya zimeze neza. Ibindi rero duhaha harimo inyama, amafi moko atandukanye, dufite fillets, amafire y'inyama y'inka, inyama z'inka, tukagira amagi, ibikomoka ku matungo byose, ubuki, ibinono by'inka n'ibindi bintu bitandukanye, isombe byose. Rero kumenyana na Bear Company Limited ni umugisha, kandi bigufasha mu buryo butandukanye, ku buryo usevinga umwanya wawe, nicyo cya mbere, usevinga igihe hanyuma ugasevinga amafaranga, ntuhendwa, kandi ibintu bikakugiriraho igihe udatakaje umwanya ngo wice n'akazi kawe. Ibintu byose twe tuba tuhakubereye, nta kibazo kijya kibaho, kubera ko ibyo tuguhereza ubyishyura bikugezaho. Ndabashimiye rero, video zikurikira zo zirahari, ubundi turajya tuguma tuganira ku buryo butandukanye, turimo dutegura ibintu neza kugira tuzabe tubana neza, kandi ndabizi muzabikunda. Namuneka kandi subscribe, sharing.